mbanje kugusuhuza wowe ukurikiye Romantic TV. Ndashaka kugira ngo nkwereke uko wakwirinda coronavirus cyangwa se COVID-19. Karaba intoki buri gihe ukoresheje amazi meza n'isabune cyangwa alcohol yabugenewe mu gusukura intoki. Muntu wanjye ndakumenyesha ko kugira ngo wirinde ndwara biragusaba kubanza ugakaraba ukagira isuku muri makeya ukoresheje isabune ndetse n'alcohol ishobora kuba yakwica virusi cyangwa se izindi microbes. Icya kabiri, buri gihe ukoroye cyangwa se witsamuye pfuka ku munwa no ku mazuru ukoresheje agatambaro gafite isuku, kandi uhite ugata ahabugenewe, uhite unakaraba intoki ako kanya. Nuvuga ngo uhite ukaraba intoki ako kanya kugira ngo niba ari virusi zakugiyeho zite zikuvaho. Gatatu, ugomba kwirinda gukora ku muntu ufite umuriro mwinshi cyangwa se kwegera abantu barwaye cyangwa se bafashwe n'ibimenyetso bimwe byavuzwe haruguru. Icya kane, ihutire ku ivuriro rikwegereye igihe cyose ufite umuriro, inkorora cyangwa se udahumeka neza. Irinde gukora ingendo igihe ufite umuriro cyangwa se inkorora. Ni ukuvuga ngo ibimenyetso cyangwa se bya coronavirus ari uguhinda umuriro, ari ukugira umunaniro ukabije, ari ugukorora, hari ukubabara mu muhogo, hari ukugira ibicurane, hari ukugira kugira umusonga ndetse no guhumeka nabi. Muntu wanjye uramutse wagize bino bimenyetso, inama nakugira ni uguhamagara 114 bakaguhamagara bakaguha assistance cyangwa se ukajya kuvura nk'uko twabivuze. Share and subscribe.